Murakaza neza kuri Level Film. Uyu munsi ngiye kubasobanurira filime yiswe New Rich People cyangwa Abakire Bashya, yasohotse mu 2019. Mukurikire ntimucike. Filime yacu itangirana n'umukobwa bita ukiri mutonya wiga kaminuza bita Tika. Umukobwa wiga architect, akaba aturuka mu muryango ukennye. Inshuti ze zikaba zimunyuzura kubera ko ari umukene nyine, zikaba zitamikoza. Umusaza we bita Dika umukurikira ni umusore ufite inzozi z'uko umunsi umwe azaba umuproducer ukomeye cyane ku rwego rw'isi. Murumuna wabo mutoya nawe bita Dodi ni umuhungu ukiri mutonya wiga muri primaire. Inshuti ze zamunyuza ariko ni umwana uri aho ngo wishimye nyine adafite ikibazo. Abana batweka bagiye mu birori mu bukwe batasi na nyirabwo akababona akavuga ati murabahisha, akabirukankana nyine bagasabasha akabirukanka. Ibintu byatangiye kubibaza igihe papa we yapfaga. Umuryango wasigaye ushoboye utazi icyo wakora umaze kumushyingura, bari bicaye bari kugana batazi icyo bakora byabacanze. Mu gihe Tika yari arimo arabwira mama wabo ko agiye kuva mu ishuri akaba yabasha kumufasha gushaka amafaranga yo kubatunga nk'umuryango. Batunguwe nuko umunsi umwe wakurikiyeho bakiriye umwavoka, bakaza avuga ko umwavoka papa yabazaniye amashusho papa we yasize avuga uburyo akunda umuryango wiwe, ndetse ababwira ko ari umwana w'umuherwe bita Doshiri, ndetse yamusigiye umurage ukomeye w'amafaranga menshi. Ariko mu myaka 21 ishize akaba yafashe umwanzuro w'uko yaho umuryango w'ibyishimo bya nyabyo atari kubangura amafaranga, akavuza kuba mu bukene. Barabibabwiye ariko ntibabyizera. Ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri bagiye kuri banki babwiye ko bagomba gufata ibihumbi miliyoni 500 zo muri icyo gihugu cyabo kugira ngo abe ariyo mafaranga babakoresha, ndetse nibanayamara bazaza gufata. Baje hano muri resitora ariko reservation babwira ko ari abantu 5 kuri table, kandi bo bari bane babuze icyo bakora. Barasohoka bajya kureba umuntu ucuruza ku muhanda, barinjirana kugira ngo babashe kuzura table baba batanga. Batangiye gukoresha amafaranga bajya gushopinga. Sasa kweka Dodi kuza ku ishuri yaje none abana bose yatwaye attention yabo bamuri kumurangare kwera ukuntu yasabye. Bayu ni umusore wigana na Tika. Tika aramukunda, ariko umunsi umwe bari kugenda moto ya Bayu yarapfuye bagiye kwikoresha. Tika itamugura moto ya miliyoni 19, ariko bageze iwabo umusore asubiza umukobwa imfunguzo amubwira ko iyo moto atayifata kubera ko iriya moto yiwe yamuvunye ndetse yayibonye yavunitse. Bakwereka kubera gukoresha amafaranga cyane bahise bayamara muri ako kanya mu minsi mike. Babonye indi video ya papa babwira yuko bagiye kwakira izindi miliyari none 15. Barayakiriye, amafaranga atangiye guhindura ubuzima bwabo. Bahise batangira bagura inzu, bagura ibintu bishyashya nyine, bagura inzu nshyashya, bajya mu mashuka bakagura ibintu bishyashya, bakodesha babounce, ndetse bagura n'imodoka. Ubona nyine ubuzima bwahindutse, amafaranga rwose yamaze kubinjiramo. Kweka za nshuti za Tika zitamwikozaga zatangiye kumwegera, batangiye kuzabaganira, bagatemberana, bagasohokana nyine nawe nk'umuntu ukize. Batangiye kwitegura amarushanwa ya Olympique yari ari kuza yo gukora ibishushanyo. Kweka Tika kubera Bayu icyagiye yamuguriye imodoka, muguriye moto, bari barashwanye, yaje kumusaba imbabazi, bariyunga nyine, urukundo rwabo rurakomeza. Barakwereka Dika aho yari ari muri show ariko byabagenzi ikibazo, amafaranga atari ikibazo, bari gutegura ikirori. Bagenzi rwose barimo baravuga ati rwose umwana w'amafaranga usigaye yarayabonye. Mama wabo rero kubera kubona amafaranga cyane yatangiye kuzigenda yatanga ku mihanda, bakazamutumira nk'umuntu ufasha abakene. Ariko kubera kubona amafaranga menshi cyane byatumye agira ubugugu, akazaza yerekana akatanga udufaranga duke kugira ngo aze mu binyamakuru. Kwereka bose baragiye barahinduka, umwabo umusinzi. Noneho umunsi umwe batunguwe nuko baje kwakira video papa babwira yuko amafaranga bakoresheje ari ayo ngayo nyine nta yandi bazongera kwakira video ya gatatu. Gusa Dika byaramubabaje kubera nk'umuntu wari uri gutegura show. Bose byahise bibacanga mu mutwe, barangirika, bumva batazi icyo bakora. Kuri show yiwe byari byanze. Tika nawe na bagenzi barongeye barashwana kubera batari bazi icyo ko babyenzuwe. Uyu nguyu nawe yari ari gutegura show yiwe. Umuntu utaragize ikibazo kubera kubura ayo mafaranga ni umwana mukuto bita Dodi, kubera ko nta n'ikintu yakora. Umwe Tika rero ari mu nzu mu kirori, yumvisha umuntu uri kumuvuga avuga ko umukobwa uzi ubwenge ariko yitwara nabi. Umukobwa yese yongeye yitekereza, ahita afata umwanzuro wo kujya gutegura show noneho neza. Yahamagaye mugenzi wiwe nawe amwemerera imbabazi, barongera baratangira barakora.
mama wabo yatangiye bya bintu byo kwiyerekana, atajya kuzazana abantu abaha amafaranga, ndetse nanuza ategura Dika ategura amarushanwa, ategura show yiwe. Muri cyagiye abantu baza gufata ibintu iwe habereyemo impanuka biba ibibazo, ndetse mu gihe na Dika yari arimo ategura show yiwe abantu bari baje sare yuzuye, ariko byahindutse nabi aho abantu batakunze umuntu uri guperforminga show yiwe irangira abantu bayanze nyine, ndetse na Dika aho yari yagiye ku interview biranga, bose bari bicaye batazi icyo bakora byabacanze. Nibwo bagiye kubona babona haje umugabo avuga ko ari murumuna wa papa wabo, ndetse uwo mugabo yari aje ababwira yuko imitungo yose yasizwe na mukuru wiwe bagomba kuyisubiza. Imiryango byarabacanze batazi icyo bakora, bamaze kubona yuko amafaranga burya atazana ibyishimo, ahubwo ibyishimo babona ko bari bambimira ibyo byari byiza kurusha uko bameze ubwo ngubwo. Ubwo rero babuze ikindi bakora, bafata umwanzuro wo kwisubira muri cya cyaro cyabo. Basubiye hasi mu bukene, barongera baratangira bundi bushyashya, batangiye kwiberaho. Barakwereka Bayo ndetse na Dika bari barabanye nk'umugore n'umugabo, ndetse na undi yariturije bagiye mu byemeza. Batunguwe nuko babonye umwavoka aje kubabwira ko hari video ya nyuma. Iyo video ya nyuma rero niho papa wabo yari ari kubabwira ibintu bitangaje, babwira uburyo wa mugabo waje yita murumuna we atari murumuna we, ahubwo ari inshuti yiwe, ndetse ababwira ko yabikoze kugira ngo abereke yuko abigisha isomo mu buzima, yuko amafaranga atari byose, ahubwo bagomba kubaho bishimye ndetse bakagumana n'inshuti zabo. Barabyumvishije, filime yakirangira aho ngaho nyine. Isomo ryo muri iyo filime ni ukugira ngo umenye yuko amafaranga atari yazana ibyishimo mu buzima, ahubwo kuba ubanye n'abantu bawe, inshuti zawe, bagenzi bawe, nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi mu buzima bwawe. Bana na bagenzi bawe neza, ibyishimo nibyo weho ukorere na bagenzi bawe, uburyo ubanamo n'umuryango wawe nibyo bya mbere by'ingenzi, ntabwo amafaranga yari azakuzana ibyishimo. Mwakoze, mukore subscribe tujye dukomeza tubane, kandi ino channel muyiteze imbere rwose. Nimba wakunze bino bintu ujye usiga muri comment ni kuri Level Film. Murakaza neza kuri Level Film.